أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله اللطيف الخبير. بسم الله ذي الشأن عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان. أعوذ بالله من كل شيطان إنس وجان. الحمد لله نحمده على نعمه التي لا تزال تترى، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. عباد الله، أوصيكم وإياي بالتقوى الله عز وجل وطاعته، فلقد فاز المتقون الطائعون، كما يقوله سبحانه إن للمتقين مفازا. tubanje kwiragiza Allah subhanahu wa ta'ala, imana ishobora byose, yuko yaturinda shitani wavumwe. Ku izina ry'Imana nyirimpuhwe nyirimbabazi, nihashimwe Allah subhanahu wa ta'ala kubw'ingabire ze, nihashimwe Allah subhanahu wa ta'ala kubw'ubutagatifu bwe, nihashimwe Allah subhanahu wa ta'ala kubw'ubuziranenge bwe, nihashimwe Allah subhanahu wa ta'ala mu bihe byose. Indimi zacu nizimushimagize, imitima yacu nimushime, maze ubugingo bwacu tumukorere bitewe n'impuhwe ze n'urukundo rwe, adasiba kutugaragariza uko bwije n'uko bukeye. Bagaragu ba Allah, amahoro n'imigisha tubisabire intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, witanze atanga amagara n'amagana, wowe witanze mu buryo ubwo aribwo bwose bushoboka kugira ngo iri dini nge namwe ritugereho kuri uyu munsi. Bagaragu ba Allah, fata urugero rutoya mu bwitange bwe, unafate urugendo yakoze mu mitekerereze yawe, kubera wowe nurangiza ubihereza agaciro, wenda hari icyo byakunganira bikanagufasha mu kurushaho kumva iyo dusabira intumwa y'Imana impamvu tuba tubikora ndetse n'agaciro tuba tubihereza. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu joro ry'icura burindi nibwo yatangiye urugendo rwimuka rumukura mu gihugu cyari cyuzuye umwijima w'ubuhakanyi, cyari cyuzuye amahugu mu buryo butandukanye, arimo yerekeza mu kindi gihugu. Bagaragu ba Allah, nta kindi kimwagurukisha aho ngaho usibye wowe na roho yawe aho yaba iri hose. Mu birometero bigera kuri 413 intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam iri kumwe na Abu Bakr Siddiq bagirana urugendo, bagenda bihisha imihanda yose, kubera ko uburanga bwabo cyangwa se ubuzima bwabo bwari bwatanzweho igiciro kuwaramuka buzanye ari buzima cyangwa se bwapfuye. Uwo ari we wese wakora icyo gikorwa akazana Muhammad ari muzima cyangwa yapfuye, yagombaga kuba yahembwa ingamiya 100. Bagaragu ba Allah, abantu bakwira imishwaro, bakwira imihanda yose, bagenda bahiga hashoboka hose ngo barebe niba bashobora kuba babona intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Muri iyo nzira bagaragu ba Allah, intumwa y'Imana igenda yihishahisha kugeza ubwo ageze muri Ghari Thawri, kugeza ubwo ageze mu buvumo bwa Thawri. Urwo rwari urugendo rutoroshye, ariko ibyo birometero byose 410 n'ibisago, Rasul sallallahu alayhi wa sallam ari kumwe na Abu Bakr Siddiq bagendaga ku ngamiya imwe, umwe ayivaho, undi akagenda n'amaguru, undi akayisubiraho, undi akagenda n'amaguru, kugeza ubwo bageze mu gihugu cy'i Madina. Nta kindi bagaragu ba Allah, li iblaghi da'wa, kugira ngo ubutumwa babusohoze ubashe kwirakwira, ubashe kugera ahantu hose. Nawe uyu munsi mugaragu wa Allah ubu ufite ubikomora kuri abo ngabo. Niyo mpamvu bagaragu ba Allah, ibyo birometero 400 n'imisago kubikora n'amaguru, urugendo rutoroshye, iminsi bamaze mu nzira yose, nta kindi bagambiriye usibye kugira ngo barokore roho yanjye n'iyawe ive mu cura burindi ry'umwijima. Nta cyambuza gusabira intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yuko amahoro n'imigisha byamusakara iteka ryose. Bagaragu ba Allah, ndakugira inama nkwiriye kwigira bwa mbere yo gutinya Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala mu bikorwa byawe bya buri munsi, mu mvugo zawe za buri munsi, mu buzima bwawe bwa buri munsi, aho waba uriho hose rangwa no gutinya Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, kuko ipfundo ridapfunduka mugaragu wa Allah ni ryabohuwe mu gutinya Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Intsinzi nyayo idaherekezwa no gutsindwa ni wari wese wirageje Uwiteka akamushyira imbere. Allah subhanahu wa ta'ala mutabara mu nzira zitandukanye. Bagaragu wa Allah, Allah من القرآن muri suratu Nabai aya 31 Allah aratubwira ati inna lilmuttaqina mafaza,
abafite insinzi nyakuri, abagize ugutsinda nyako, abagize ukurokoka nyako, humul muttaqun, ni babandi batinye Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo niyo nama nkugira nanjye ubwanjye nigira, twaramuka dushize hamwe tugafatikanya tukanasenyera umugozi umwe kuri iyo nzira, wallahi billahi insinzi ikurikirwa n'indi nsinzi niyo twaba twiteze hano kuri iyi si, mu nda y'isi n'ejo ku munsi w'imperuka. Amma mawdu'u khutbatuna al-yawm, bagaragwa Allah, khutba yacu y'uyu munsi, inyigisho zacu z'uyu munsi, nifuje ko twagirana urugendo rwerekeza yawm al-qiyamah. Ndagira ngo tuganire kuri yawm al-qiyamah, ndagira ngo muganirize ku munsi w'imperuka, ndagira ngo muganirize ku shusho ngufi y'umunsi w'imperuka. Ntabwo nza kuvuga byose biboneka ku munsi w'imperuka, ntabwo nza kuvuga uko bizaba bimeze ku munsi w'imperuka, ariko ndashaka kugaragariza uko uzaba uhagaze imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ma'ashara al-muslimin, yemwe abayisilamu, hari ubwo waba warahagaritswe mu rukiko n'umunsi n'umwe ugiye gushinjwa cyangwa se gushinjwa, ugiye kuba umuhamya cyangwa se witabiriye iyo nteko ngo urebe uko urubanza ruba rumeze, ngo ushushanye uko urubanza rw'umunsi w'imperuka ruzaba rumeze. Ese mugaragu wa Allah, hari ubwo n'umunsi wa rimwe wigeze wibaza uko uzahinguka imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, huffatan, wambaye ibirenge, urratan, wambaye ubusa, ghurla, umeze nk'uko wavutse, la mal, nta mutungo, la banun, nta rubyaro, nta byubahiro, nta cyaricyo cyose, anta wahdaka, wowe wenyine imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ma'a a'malika, hamwe n'ibikorwa byawe gusa, uhagaritswe imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, amama al-malik al-muluk, imbere y'umwami usumba abandi bagaragu ba Allah. Urabibona gute? Uramutse utumijweho imbere y'umuyobozi ngo agire ibyo akubaza, ese uramutse ubitegujwe wakwitegura bingana bite? Zirikana uko uburyo usubiza amaso inyuma ukibaza uko byagenze, reba uko usubiza amaso inyuma ukibaza abakubera abahamya, reba uko usubiza amaso inyuma ukibaza ibyagutabara, reba uko usubiza amaso inyuma ukibaza icyaza kukurokora kuri uwo munsi, reba se uko wibaza imbaga yose kureba, abantu bose bakureba imbere y'abantu, uko uzaba uhagaze, wibaze ngo bizaba bimeze bite noneho imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. يوم يتذكر الإنسان ما سعى, umunsi kiremwa muntu kizibutswa ibyatambutse, umunsi kiremwa muntu kizibutswa ibyatambutse. يوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى, umunsi kiremwa muntu kizibutswa kandi nta wundi ukibutswe Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaragwa Allah, ndagira ngo mu ncamake ya khutba yacu uyu munsi tuze kuganira bimwe mu bihagararo, bimwe mu bizaba kuri uwo munsi, maze wibaze wowe ku giti cyawe, wibaze wowe uko uzaba uhagaze. Wenda hari byagukura mu nyito, byagukura mu kurebera kuri bagenzi bawe, byakuruca kuba wakumva ko wari ukwiriye guhangana no gupiganwa n'abandi, aho ugatangira gupiganwa no guhangana no gusiganwa na roho yawe. Nangwa nanjye ndasari, usari kangahe? Nangwa nanjye mvugisha ukuri kangahe mu buzima bwawe? Nangwa nanjye simeze nk'abandi, abo bandi bameze bate, wose umeze ute? Ese imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala tuzaba turabahe, tuzaba duhagaze gute? Naam, min qawanina mahkamatu yawm al-qiyamah, mu mategeko azaba areba cyangwa se mu buzima buzaba buhagaze uko buzaba bumeze yawm al-qiyamah, buzaba bugizwe n'ibintu bitandukanye, ariko ndagira ngo ngucire ku mayange ya bimwe mu byo Qur'ani tubwira, maze nawe wibaze nanjye nibaze, dukorane urugendo, buri wese asubiza amaso inyuma yaho yahoze n'uwariwe nuko agomba kuba, narangiza yiterure uyu munsi Allah muhamagaye yuko yajya kumwitaba, yajyana izihe dokima, yajyana bahe bahamya, yajyana ayahe mabanga, yajyana ibihe bikorwa bigomba kuba byamutambutsa gitore imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Icyambere mugaragu wa Allah, al-mallafat ghayra sirriya, inzandiko zawe zose ntago zizaba zikiri ibanga, zose zizashyirwa ahagaragara, ibikorwa wakoze byose sirran wal alan,
ibyo wakoze byose mu banga ndetse no ku mugaragaro, ibyo wakoze byose wihisha ndetse no ku mugaragaro, ubugambanyi wakoze, ibyaha wakoze, ibyiza wakoze, byose kuri uwo munsi bizaba byashyizwa ahagaragara. Allah mu Qur'an aratubwira ati yawma tubla as-sarair, umunsi amabanga yose azashyirwa ahagaragara. Allah mu Qur'an akongera akatubwira ati wa nukhriju lahu yawma al-qiyamati kitaban yalqahu manshura, ngo tuzamuzura, nitumara kumuzura wa nukhriju lahu yawma al-qiyamah, tuzamuzura ku munsi w'imperuka, yalqahu kitaba, azahura n'igitabo cye cy'ibikorwa bye, manshura, cyamaze gushyirwa ahagaragara, kirimo kirasomwa n'uwo ari we wese, buri wese abasha kureba ku gitabo cyawe, areba ngo koko uyu niwe wari runaka, koko uyu niwe wavugaga gutya, koko uyu nguyu niwe twari tuzi gutya. Manshura, cyashyizwe ku karubanda, nta n'umwe utakibona. Bya bindi wahishaga mugaragu wa Allah, kuri uwo munsi bizaba biri imbere y'abantu, abantu babirebesha imbona nkubone. اقرأ كتابك, Allah zahita kubwira ati dore ngikiri igitabo cyawe, اقرأ كتابك, ngaho soma igitabo cyawe, kafa binafsika alyawma alayka hasiba, uyu munsi birahagije yuko wowe ubwawe wicira urubanza, nta kwifana. Bya bindi wabwiraga abantu ngo nangwa nanjye, kuko batazi amabanga yawe azaba yashyizwe ahagaragara. Bya bindi wakoraga mu mabanga, kuri uwo munsi bizaba byashyizwe ahagaragara. Bosi ntandeba nta kibazo, uwo munsi bagaragu ba Allah bazakubona. No guseba gukomeye, no guseba ku munsi w'imperuka, no kujya handa, no kwandagara gukomeye, no kwandagara ku munsi w'imperuka. Kubera iki bagaragu ba Allah, al-jinn wal-ins, abantu n'amajini n'ibindi biremwa byose, kuri uwo munsi bizaba biri imbere yawe bagaragu ba Allah, ikikuzi n'ikitakuzi cyose kikurebesha amaso yombi kidahombya. Icya kabiri bagaragu ba Allah kizaranga uwo munsi, al-huduru tahta hirasatin mushaddada, umuntu azazanwa afite uburinzi bukomeye. Umuntu azazanwa nkuko mubona igisambo kizanwa, umuntu azazanwa nkuko mubona igisambo kizanwa, cyangwa se ikindi cyaricyo cyose, nkuko mubona mu shusho ntoya ibindi biremwa bifite ibyaha, cyangwa se umunyabyaha iyo arimo arazanwa mu rukiko, ya mfungwa ikurwa mu bufungwa bwarwo irimo irazanwa mu rukiko, uko iza ifashwe niko nawe uzaza, kuko uzaba uri ingwate y'ibikorwa byawe. Tega amatwi mugaragu wa Allah, uvuga ko Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala kuganiriza akakubwira kuri uwo munsi muri suratu Qaf. Allah mu Qur'an aratubwira ati وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وجاءت كل نفس, buri roho izazanwa, buri roho izaza, معه سائق, iri kumwe n'uyishoreye, washahid, ndetse nugiye kwibera umucamanza, nugiye kwibera umuhamya ko byajya gikora hano kuri iyi si. Naam, wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Wa inna alaykum lahafidhin, bagaragu wa Allah, wa inna alaykum lahafidhin, mufite abarinzi, mufite abanditsi, kiraman katibin, abo bamalayika bahurana namwe bandika ibyo mukora. Kuri uwo munsi uzazanwa ushorewe, kandi uri kumwe n'umumalayika ugiye guhamya ibikorwa byawe wagiye ukora mu mabanga ndetse no ku mugaragaro. Naam, uwo munsi utandukanye n'indi minsi mugaragu wa Allah kubw'umwihariko wayo. Nanone kandi kuri uwo munsi icya gatatu bagaragu ba Allah wagerageza kuwumenyaho no kuwusobanukirwaho, adh-dhulmu mustahil. Kuri uwo munsi amahugu ntazagushobokera, nta guhuguza kuzaba kuriho kuri uwo munsi. La tadhlimuna wa la tudhlamun, ntimuzahuguza nta nubwo muzahuguzwa. Allah mu Qur'an arongera akatubwira ati muri suratu Qaf, wama ana bidhallamin lil'abid, ngo kandi sinshobora kuba nahuguza ibiremwa. Kuri uwo munsi ibyo wakoreye nibyo uzaba ugiye guhemberwa, uko witwaye niko ugiye guhemberwa, iswala wazaye nizo ugiye guhemberwa, ibikorwa byiza byakuranze, imibanire yawe n'abaturanyi, imibanire yawe na boss wawe mu kazi, imibanire yawe mu buzima bwa buri munsi, kuri uwo munsi nibyo ugiye guhemberwa. Jazaan bima kasabu, ugiye guhemberwa bingana n'ibyo wagiye ukora. Man anta al'an, urinde kuri uyu munsi ubwira ibiremwa uko bishaka,
uzandegaho ushaka nzitaba. Man ant, urinde mugaragu wa Allah? Ninde urinde wowe wumva wahuguza ibiremwe uko bishaka Allah akakwirengagiza akakureka? Urumva uzakubaho uko ushaka ukitwara uko ushaka Allah akakureka? Kalla wa rabbil Kaaba. Icyo ntago gishoboka mugaragu wa Allah. Icyo nikizakunda kuri uwo munsi wahugujwe no munsi wo kwishyurwa. Kuri uwo munsi innal birra la yubla. Ikiza ukora ntikibora, wadhanba la yunsa, nikibukora ntikibagirana, waddayanu la yamut, n'uwishyura ibyo byombi ntapfa. Uzahemba ineza kubagira neza la yamut, wa hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan. Esukeka ko hari inyishu yineza uretse kugirirwa neza, ariko nanone nta kindi Allah azahemba babandi bahuguje imitima yabo usibye bya bindi bihwanye n'ibyo bakoze. Kuri uwo munsi mugaragu Allah, nyemerera dukorane kuri uru rugendo kuri uwo munsi, maze ndebe uko nitegura nawe uko witegura, ndebe icyo nakagombye kuba nkora nawe wakagombye kuba ukora mbere yuko duhagarika imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Kuri uwo munsi laysa hunaka mahamin yudafi'un anka. Kuri uwo munsi nta mwavoka, laysa fihi muhami, nta mwavoka ukuburanira. إنه إيمان محمد صلى الله عليه وسلم رتويرتي ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله من غير ترجمان. ونها نوم يمر ميبغي وسيبجي كوزاغانيرنا الله سبحانه وتعالى نها مصوبانوزي نها مصوبانوري إفوغو ياوي أريووي الله كبزتي يا عبدي مقرقو وانجي هل فعلت شيء فلان إسوا وركوزي جيكورغو هناك وبصبزوتي نعم فعلته يا ربي نقصني ما نرجي كوزي. ليس هناك فيه محام يدافع عنك. نها مبورانيرا نها وزاكبورانيرا كل ومونس. الآن مقرقو الله ويمونس له قزكو شاكا ukumva yuko narone nibaramuka bajyanye mu manza uzajya gushaka bakuburanira kuri uwo munsi nta uzakuburanira usibye ibikorwa wakoze. Madha qaddamta, niki wakoze mugaragu Allah? Niyo mpamvu uwo munsi abazawubona, uwo munsi abantu bazicuza, uwo munsi abantu bazaregreta bavuga ati ya nafsi yewe roho yanjye. Uyu munsi ninde uzakukuburanira, ninde uza kukuvuganira, ninde uza kugusobanurira? Uyu munsi ninde uza kugerageza gusesengura ibyo uvuga? Ni wowe na nyagasani wawe. Ya laitani qaddamtu li hayati, yewe mana yonza kwibuka mba narakoze ibikorwa byiza nkabasha guzigamira iminsi yanjye iri imbere. Amama al-malik, uhagaze imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa hunaka muhamin yudafi'u ank, nta muburanira nta ukuburanira ari wowe na Allah kubaza ati mugaragu wanjye wakoze ibi. Igitangaje kuri uwo munsi mugaragu wa Allah, ntago Allah uzamubwira ibyo wakoze, ahubwo Allah azakubwira ibyo wakoze. Ya laita twari kubwira Allah ibyo twakoze. Rimwe na rimwe hari nubwo twari kujya twivuganira, rimwe na rimwe hari igihe twari kujya twibeshyera, rimwe na rimwe hari igihe twari kujya tugerageza kuryoshya bimwe mu bikorwa nk'uko tubikora ku isi, ariko Allah ntago ari uko nk'uko tubwira. Allah tubwira ati thumma yunabbi'uhum bima amilu, ngo maze Allah ababwira ibyo mwagiye mukora. Wallahi Allah ni uzatubwira ibyo twakoze, ntago ari twe tuzamubwira ibyo twakoze, ahubwo Allah azajya kubwira ati mugaragu wanjye uyu ni wowe, uriyibuka cya gihe uri kumwe na boss wawe, uriyibuka cya gihe uri kumwe na fulani, uriyibuka cya gihe mu joro ry'icura burindi, uriyibuka cya gihe Allah kwiyereke akwereke uwo wari we, anakwereke igihagararo cyawe, wibone imbona nkubone wowe na roho yawe. Laysa fihi muhamin, nta bwisobanuro ufite nuretse kwikiriza uvuga uti naam nyagasani Imana uriya unyerekani we ngewe. Yawma yatadhakkaru al-insanu ma sa'a, umunsi umuntu azibuka akibuka nakatambutse kakandi gatoya wasuzuguraga na cya kintu kinini. Ma li hadha al-kitab la yughadiru saghiratan wala kabira illa ahsaha. Allah mu Qur'an aratubwira ngo namara guhereza umuntu igitabo. Soma suratul Kahf, Allah atubwira muri suratul Kahf aya 49 aratubwira ngo namara kuguha igitabo cyawe uzatangira uvuga ati ya wailata mana yanjye, mali hadha alkitab, iki ni ikihe gitabo la yughadiru saghiratan wala kabira illa ahsaha, kitigeze kibarura gisiga akantu gato naba narakoze na cya kintu kinini illa ahsaha.
usibye ko abanditsi batigeze bagisiga nacyo kizaba kiri muri dosiye yawe. Ubwo wahemaga mugenzi wawe, ubwo wimyozaga mugenzi wawe, ubwo wasebyaga mugenzi wawe, ubwo wangaga gusari, ubwo utabonaga agaciro ko gutora salamu, ubwo wajyaga kuroga mugenzi wawe, ubwo wajyaga imigambi mibisha kuri mugenzi wawe, ubwo washaka gufungisha mugenzi wawe, kulluha musajjalin maktubu ladai al-malik al-hafidh. Ibyo byose uzabisanga byararinzwe, byaranditswe imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Falta'mal li nafsik. Tangira uyu munsi urokore roho yawe. Tangira uyu munsi uburanire roho yawe. Tangira uyu munsi ushaka ibizakuvuganira. Tangira uyu munsi ushaka ibizakurengera imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ntago arya ruswa abagaragu ba Allah. Mu bizaranga kuri uwo munsi, mu bizabikomeye kuri uwo munsi, الرشوة والواسطة بنفسك والواسطة. kuri uwo munsi ليس فيه الرشوة, nta ruswa, wala alwasita, nta no gushaka umuvugizi kugira ngo akuvuganire. Nta uzabona icyo waha ngo abashe kuba yakurengera imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mu Qur'an muri suratu ash-Shu'ara arabivuga nyuje ku rurimi rwa Ibrahim avuga ati yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Kuri uwo munsi yawma la yanfa'u malun, ni umunsi umutungo utazigira icyo ukumarira, ni umunsi umutungo utazagira icyo ukumarira. Benshi kuri uwo munsi bazifuza ko bari barakennye. Benshi kuri uwo munsi bazavuga bati ya Rabbi, yabaye ntarabagaho, yabaye ntarigeze mu muntu, yabaye ntarigeze ntunga. Ko bw'ibyo azaba arimo arabona imbere. Arrashwa mustahil, umutungo wari ufite hahandi wumvaga yuko wahuguza wese akajya kukurega, uzagira icyo utanga kugira ngo babashe kuba bakwirengagiza dosiye zawe, Allah we uzamuha iki kuri uwo munsi mugaragu wa Allah? La tadhlimanna idha ma kunta muqtadira fadh-dhulma yurja uqbahu ila an-nadami tanamu 'aynaka wa 'aynu al-madhlum muntabihu yad'u 'alayka wa 'aynu Allah lam tanami. Umwe mu bahanga ratugira inama avuga ngo la tadhlimanna idha ma kunta muqtadira, uramenye ntuzahuguza uwo ari we wese kubwo kwicekaho imbaraga. Fadh-dhulmu yurja uqbahu ila an-nadami, amahugu uko byagenda kose atera kwicuza. Tanamu 'aynak, urahuguza ukaryama ugasinzira. Wa 'aynu al-madhlum muntabihu, ariko ijisho ry'uwahugujwe ryananiwe guguheka ngo risinzire. Yad'u 'alayka wa 'aynu Allah lam tanami, rigusabira kuri Allah, ya Allah kanaka yamuguje, ya Allah ngiye kuburara kubera kanaka, ya Allah abana banje barabirukana kubera fulani. Wa 'aynu Allah lam tanam, menya ko ijisho ry'Uwiteka ritajya rigoheka ngo risinzire. Tuqaddimu ar-rashwa, uratanga ruswa kugira ngo ukunde uvuganirwe bigakunda. Taj'al bainaka wa bainahu wasita, urashaka umuntu akakubera umuvugizi kubera kuziranye n'umuntu ukomeye runaka, ukumva yuko wakwitwara uko ubishaka, ukumenyekana gukomeye no kumenywa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ruswa nziza ni ibikorwa byawe byiza, nibyo usabiraho Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma al-qiyama ibyo byose bizabyarangiranye n'isi bagaragwa Allah. Icyo wigira icyo aricyo cyose, ikigutera kwiyumva icyo aricyo cyose, ikigutera kumva ufite icyo aricyo cyose, kizarangirana na dunia. Ibyubahiro byose ni ibyahariye abagaragwa Allah kuri iyi si. Aha kuri iyi si ukiyemera ku muntu, ukizamura ku muntu, ukishyira hejuru uko ubishaka n'uko ubyifuza. Wa wundi w'umunyantege nke ukamubyinagaza, wowe wakavuganiye akaba ari wowe umurya, wowe wakarengeye akaba ari wowe ushaka kugira ngo umuhuguze. Ese ukeka yuko Allah subhanahu wa ta'ala azakureka? Allah mu Qur'an ati dharhum yakhudu wa yal'abu, bareke bidegeye uko babishaka, bakina imikino bakina. Uyulhihimul amal,
bakomeze kwiha ibyiringiro by'igihe kirekire ko bazabaho baracyafite igihe bazicuza haracyari igihe inshallah ninsaza nzicuza nzabivamo ninde waguhaye dhamana ninde waguhaye garanti y'ubuzima niki kigushuka ma gharraka bi rabbikal karim niki kigushuka ngo kikwibagiza Allah subhanahu wa ta'ala urahuguza ukaryama ugasinzira mugaragu wa Allah uriba ugasinzira ukora ibyaho uko ubishaka ugasinzira wama yudrika mnamu bangahe baryamye nye namwe tuzi thumma lam yastayqidu nanuyu munsi batari bakanguka kam dhahabu wa lam yarji'u bangahe bagiye nanu batari bagaruka kam qalu sanatubu ghada bangahe nge namwe tuzi bavuze ko bazicuza ejo hakagira batakiriho malladhi yaghruruk niki kigushuka niki kikwibagiza uwo munsi imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala Allah ubwo azamanura intebe y'icyubahiro liyuhasibak kugira ngo akubarurire wowe bakaraguba Allah nge ntangazwa no kubona iyo wumvishije ngo hari audite runaka ku kazi kawe urahangayika ugateseka rimwe na rimwe ukifuza ko bitaba vuba kubera ko hari dutari wakusanya kabone ubwo wabutikeka kuri umunyamahugu kabone ubwo wabutikeka kw'icyaha ariko wishaka mikosa none niba bimeze bityo fi dunya ku bantu nkawe bakwibeshya nkuko wakwibeshya wabeshya bakabesheka bimeze bite kuri allamu bidati sudur bimeze bite kuza amabanga y'ibiri mu bituza byacu bagaragwa Allah yawm alqiyamata uyu munsi turimo turaganiraho no munsi tudashidikanya kuzabaho umusahaba yaje ko numwe y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam anambwiye ati ya Rasulullah yewe numwe y'Imana mata saa imperuka izaba ryari Rasul arimo arabazwa n'uyu muturage arabazwa n'uyu munyacyaro arabazwa n'uyu muislam amubaza ati mata saa abasahaba babaga bafite iteka ryose kumva bakeneye kumenya amakuru agendanye n'umunsi w'imperuka ariko kuri twebwe rimwe na rimwe turayabwirwa tukumva aratujena mu matwi yacu abaza ati umunsi w'imperuka uzaba ryari kubera ukuntu abasahaba bakunze kubaza kino kibazo Allah yagisubiyemo inshuro nyinshi asubiza abasahaba avuganira intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yasalunaka 'ani as-sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha barakubaza ngo umunsi w'imperuka uzaba ryari ese wo hari amakuru wawe ufiteho yasalunaka 'ani as-sa'ati ka'annaka hafiyun 'anha barakubaza ibigendanye n'umunsi w'imperuka nkaho ubahishe udashaka kubabwira صحابة babaza umunsi w'imperuka inshuro nyinshi cyane yasalunaka 'ani as-sa'ati ayyana mursaha barakubaza ngo umunsi w'imperuka uzaba ryari wasahaba babazaga cyane umunsi w'imperuka Rasul sallallahu alayhi wa sallam mu kujya gusubiza uyu musahaba yaramubajije ati kuzi ku munsi w'imperuka uzaba madha a'dadta laha ubiteguye ute ikibazo ntabwo ari umunsi ikibazo ni imyiteguro icyo utazi aho kiri ariko ukabuzi neza ko kigushaka kigusanga ugira amakenga aho kandagira kugira ngo utikanga wamaze kukigwaho kikakugwa gitumo witeguye ute urazi neza kuzaba naam umwemeramana utemera umunsi w'imperuka yabatari umwemeramana uzi neza ko bizaba witeguye ute kugeza uyu munsi wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr barakallahu li wa lakum bil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi dhikril hakim aqul ma tasma'un fastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanb wat ta'ibu min dhanbi kama la dhanba lahu الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ناشمي الله سبحانه وتعالى أما هو لم يشرك ساكرك وصوز جمعنا وهنوز محمد صلى الله عليه وسلم وإن أبينا وسانجرا يندو بنا وساكم وتيري تيجي متابك جزاكم مسلم روكا وقنقوا الله ومسلم روكا نوكري كدا شكري كنواه ibimenyetso bitandukanye biratugaragariza yuko umunsi w'imperuka uri hafi Allah mu Qur'an aratubwira ngo muri surati Muhammad aratubwira ngo umunsi w'imperuka uregereje bakaragwa Allah aratubwira ati wa anna laha idha ja'atuhum dhikrahum ngo kandi igihe umunsi w'imperuka uzaba wegereje nzabazanira ibimenyetso bibibutsa ko igihe cyegereje
ninde none ahangaho utavuga yuko isi yameze amenyo? Ninde utabona yuko isi ishaje bagaragu ba Allah? Ninde utabona yuko isi irimo igenda ku musozo wayo? Wirindira umusozo w'isi, banzure umusozo wawe, kuko isi ntago izagutanga ngo irangire wo utararangira, ahubwo ihereho uvuge ngo njyewe imperuka yanjye kwitangira no gupfa kwanjye nzapfa ryari, nzapfana iki? Nurangiza utangire wibaza ibindi bibazo nyuma. Niyihe mpamba mugaragu wa Allah? Buri wese ni ingwate ibikorwa bye. Allah miswate mudaththir aratubwira ati buri wese azaba ingwate ibikorwa yakoze. Nuba ingwate y'ibikorwa byawe, niki kizagukura mu bugwate? Nibihe bikorwa wakoze? Uyu musahaba bazi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, intumwa y'Imana aramubwira ati madha a'adadta laha, wa munsi w'imperuka uteguye ute? Anje asubiza intumwa y'Imana ati ya Rasulullah, sinzi niba ari iswala zishobora kuba zandenganura kuri uwo munsi, ntago nzi niba ari suyamu izamvuganira kuri uwo munsi, ntago nzi niba ari sadaqa ntanga nyinshi ayo izandenganura kuri uwo munsi, walakinnani uhibbu Allah wa rasulahu. Icyo nzi cyo mpamiriza umutima wanjye, ntashidikanya kuri byo, nzi ko nkunda Allah nkanakunda n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Maze intumwa y'Imana iramubwira iti almar'u ma'a man ahabba, buri wese azaba ari kumwe kuri uwo munsi n'icyo yakundaga n'uwo yakundaga bagaragu ba Allah. Kaifa tasta'iddu li liqa'i Allah, witeguye ute guhura n'uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala? Ugeze hehe ushaka impamba? Ugeze hehe ushaka ibikorwa byiza bizakurenganura ku munsi w'imperuka? Buri kamwe kose ukora jya wibuka yuko ari akazi uhereza abamarayika bagomba kumenya aho kagomba kwandikwa, haba mu gitabo cyawe cy'ibyiza nk'icyiza wakoze cyangwa igitabo cyawe cy'ibibi nk'ikibi wakoze. Niyo mpamvu uyu munsi wari ukwiriye guhindura amateka, ukareba hawe hatambutse ukahatandukanya na hawe hazaza, ugahera uyu munsi usaba imbabazi ku bikorwa wakoze mu bihe byatambutse, ndetse ugahera uyu munsi uharanira gutunganya mu bihe biri imbere kugira ngo iyo ntsinzi uzabashe kuba wageraho. Ala wa sallu ala akramir rasul فقد أمرنا بذلك ذو الجلال والإكرام، فقال تعالى مخبرا ومخاطبا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين الأئمة الحنفاء منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وأن سائر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعدائك وأعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم ارحمنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعا دقها وجلها صغيرها وكبيرها أولها وآخرها برحمتك يا عزيز يا غفار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.